imboro ngufi yanyaza, yarongora neza, yacumita, byose nta busembwa ifite, ahubwo biterwa na tekiniki umugabo aba agomba kugira, ndetse n'umugore akamworohereza agakora tekinike nyayo. Ese wowe mugore uri mu rugo uzi neza ko umugabo wawe afite iyo mboro ngufi, kubera iki udashobora kwiga tekiniki y'uburyo ki ushobora kumuha igituba kandi neza? Muri make ndagira ngo mbabwire neza yuko imboro ngufi iryoha kandi icumita kandi iswera neza, ikanyaza buri kimwe cyose. Reka mbereke neza tekiniki nyayo y'imboro ngufi ishobora guswera umugore wawe kandi akanyurwa. Iyo umugore asa nk'uri ku nshonda, icyo bita inshonda y'igitanda, akicara neza, ikibuno igituba akacyegeza imbere, ikibuno kigasa nk'ikicara ku nshonda y'igitanda gutya, umugabo akamuturuka imbere asa nk'uciye bugufi. Ushobora no kubikora nk'uwikinira rwose, ushobora no gufata agatebe gasa nk'akageze kuri icyo gituba cy'umugore ukakicaza, ariko usa nk'aho imboro yawe neza umurebeshejeho, mugakoresha tekiniki. Umugabo ashobora no kugufata akakurongora akinyuma burya akaryoha ku mboro ngufi cyane, akinyuma akaryoha ku mboro ngufi. Umva rwose imboro ngufi ituma utababara iyo bakurongoye akinyuma, bitandukanye n'imboro ndende. Imboro ndende ntabwo biterwa, noneho iyo agiye kukurongora akinyuma, asa nkaho wowe mugore uramupimira, kuko iyo umwihaye wese ashobora kukubabaza cyangwa akaba yanagukomeretsa. Ngira ngo narabibigishije. Ni ukuvuga ngo rero iyo mboro ngufi yanyaza, yacumita, yakora mu nshonda zose, ahubwo wowe mugore umuhaye uti igituba, ukimuteguriye ute? Byo kuvuga ngo imboro ngufi ngo ntabwo impaza, ngo ntindyohera, ngo no. Niba hari igihe umugabo ananirwa cyangwa akaruha bitewe na pozisiyo arimo, wowe umworohereje utese? Wanze kumuha ngo afite imboro ngufi, cyangwa ngo ntago akurongoye neza, ngo ntago unyuzwe, ngo nturangije. Ejo bundi azajya guswera umukobwa hanze, amurongora mwemeze, ntazanaveyo, ntanazaveyo ngo ngewe ngo rwose imboro yawe. No, hereza umugabo neza, niki cyakuzanye. Kandi mwe mugore mwanga kunyazwa. Hari abagore benshi mwanga kunyazwa, ngo ngo n'umwanda, ngo mu cyumba, ngo urabona mu cyumba cyanjye mba nacyiteguriye, ngo rwose ngo ibiki n'ibiki. Nagera hanze akabona uwo kimuhata buri munsi, akubita munyaza, azakugarukira? Ekada, ntabwo azakugarukira. Kandi hari n'ukuntu umugabo uko yaba afite imboro ireshya gute, ushobora gupfukama ku buriri, wambaye ubusa ugapfukama ku buriri, ugasa nk'uhena amabuno, agasa nk'ayeguka. Hariya umugabo araguswera. Shareya rwose aba ameze gutya, tiki, araguhamya. Icyo bita guhamya. Cyangwa se ukagarama, wowe mugore ukagarama, ugasa nk'uwegeze inyuma akabuno, inyuma neza, cyangwa ikibuno. Warangiza umugabo akakurira hejuru, agasa nkaho wowe ugasa nkaho amaguru yamurenza. Noneho urumva ko hasi aba agufite igice cyo hasi cyane, arakurongora icyo yakikabira cyane. Ko wowe mugabo uzi neza ko
ushobora kuba urangiza vuba. Iyo ugeze muri ubwo buryohe cyane, gerageza uhita ubuvamo, sohokamo wikomeza winjiramo cyane. Mo imbere hari ubushyuhe budasanzwe, hari uburyohe budasanzwe. Mbahishurira ibanga, iyo winjiyemo imbere uzi neza ko urangiza vuba, tayari biba birangiye. Ugasanga usize umugore wawe atarangije, usize nawe ubwawe urangije wumva nta gikorwa ukoze. Ahubwo niba winjiyemo ukumva harashyushye neza neza bigiye kurangira, ugiye kurangiza kandi umugore wawe atarangije, gerageza ubanze usohokemo, ubanze usigirize inyuma neza, utera akarangi. Urumva, utera akarangi. Ubu pozisiyo bwose umugore cyangwa umugabo mukwiye kwigishanya. Ntawe ufite experience muri mwebwe, ahubwo wivuga ngo wenda ngo ngiye mfite experience ngo umugabo wanjye ngo ntayafite. Mwigishe, genda umwereka ka pozisiyo, umushimishe. Ejo azagutahanira igikoka, agutahanire baze, yagutahanira iki, sibyo se? Yes, umugabo iyo wamushimishije ntacyo ataguha, ntacyo ataguha rwose. Ibyo byose ayo mapozisiyo iyo uyakoreye umugabo ntabwo ashobora kugucika. Tutaragera kure, ndagira mbanze nsuhuze n'abasilamu bakoze uyu munsi pate Idiri Mubaraka. Idi Mubaraka, yes, Idiri Mubaraka. Rwose mwakoze pate nziza, ariko ntago mwampaye ku ipirawo. Pirawo ni iki? N'inyama n'ibiki, teka ibintu byinshi. Rwose pate nziza, uyu munsi twishimye, abaneiba bacu bishimye, mwese abasilamu ku isi hose. Rwose Rita TV show irabashuhuje, turabashuhuje rwose. Uyu munsi wabaye wane. Rero ndiho ndabigisha uburyo cyemwe bagore mukwiye kwitwara ku bagabo, mukabaha sex neza ku buryo umugabo atazatinyuka kugucika. Kandi ahanini umugabo agucika, umugabo agucika ahanini ari wowe utamuha igituba neza, cyangwa ugataha unaniwe, umugabo yagukora ngo ndinaniwe. Ndeka urinanire wazanywe n'iki? Uziko n'akandi kazi wakareka ariko ugaha umugabo igituba? Urinaniriwe ibiki? Umugore buri saha ahubwo buraho umugabo agushakiye muhe. Uramwima si we yakwizaniye? Uramwima kubera iki? Muhe gituba. Mana yanjye, umva rero mbabwire, hari umukunzi wacu wadusabye kuko tumusobanurira ngo ni umugore ngo ariko nta mishino afite. Ngo none yabigenza, birashoboka yuko yagira imishino? Ngo none ngo yabikora gute? Ngo ese umugore utwite yabasha gukurura imishino? Nagira ngo ngusobanurire neza wa mama we cyangwa n'abandi mwese mwumvireho. Imishino nta gihe utayikurura. Gusa iyo wakuze nyine warengeranye, warabaye umubyeyi, ni ukuvuga ngo igihe yakaziye ifatika biri gusaba igihe kinini. Biterwa n'inshuro ukuruye. Hari igihe wenda ushobora kuvuga ati reka nkurure nijoro, nzajya nkurura nijoro gusa, kuko ku manywa wenda uba wigendere mu kazi. Ubwo rero iryo joro gusa wenda naguha, ubihaye agaciro ukajya ubikora buri munsi, buri joro, naguha nk'ukwezi wenda n'igice, imishino yaba yaraje. Ukuruza iki rero? Ufata amavuta y'inka yayandi makuru, cyo bita makuru, ukayavanga n'intobo. Intobo murazizi? Intobo ushobora gufata urugendo ukajya mu cyaro, niba wibereye mu mujyi cyangwa se no mu mijyi, hari ahantu haba hari amasoko acuruza imiti nyarwanda, imiti y'ibyatsi, ntago habura intobo. Ugafata intobo ukayisatura, ukayimenera muri ya mavuta y'inka,
ugatsiba gukora mwinshi ukurangirika, noneho ukajya ukuruza buri joro, ukurura wikururira, wicara ahantu hari flat, wakwicara hasi, wakwicara ku buriri ariko buri flat bukomeye, ukicaraho neza, ugahina amaguru. Kera abakobwa ba kera cyangwa abadamu ba kera bicaranaga barebana bagakururana, ariko kuri iki gihe nta muntu ukizera undi cyane ku buryo yakujya mu maguru ngo agiye gukurura imishino, swat umugabo wawe cyangwa se wowe ubwawe ku giti cyawe, ariko na mama Rita yagukururira rwose. Abumva babishaka nabikora pe, kandi ku buntu for free, kuko muri abakunzi banjye, muri inshuti zanjye, muri abavandimwe banjye, rwose nabikora. Ariko niba undi kure, shaka intobo, ushaka amavuta y'inka uyatereka ahantu heza, ufata akantu gato ukoreramo kangana nka gutya, hanyuma ujye ukurura buri joro. Hari abakobwa benshi b'iki gihe bajya gushaka badafite imishino, kubera iki? Ba mama wabo baba batarabaganirije, batarabonye igihe cyo kubaganiriza, ngo cyangwa babohereze ko ba nyirasenge babibakorere. Wenda umubyeyi wawe ashobora kugutinya, ariko ushobora kumwohereza kwa nyina wabo cyangwa kwa shangazi, akabimukorera neza, akamukururira. Abagabo benshi bakunda gukubita imishino, buri imishino yukubise ewana ushobora no kwikubita ikabyimba. Niyo iryoshya sex, yo umugabo yinjiyemo muri sex, niyo avuyemo akayikubita, niyo abakubita nyine iraryoha. So ubwo rero kubikora ni ingenzi, kandi niwo muco nyarwanda. Umukobwa udafite imishino ubwo aba ari umu Burkina Faso, kambifate gutyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo yemwe bagore mwese munkurikiye, ba mama, badamu beza, bakobwa benda kurushinga, rwose mumbe hafi mbasobanurire uburyo ki tekinike zo gukora sex zishobora kuryoshya sex, urugo rwawe rukaramba, kuko ntibakakurongore rimwe kabiri gatatu icyumweru kigashira ugaramye gusa, kuko ejo umugabo wawe nasohoka akajya hanze, agashaka igikobwa kikamuhaka inyuma, kikamutera amaguru hejuru mu bitugu, mama nangaye, umva aramukubitira ku buryo wa mugore azaza yagiye kugarama gusa. Urumva icyo kintu? Yes, ushobora kuba utanyara amazi menshi, ariko ihate imbuto, ihata amazi, ndetse ubundi wanyara yo tanyweye. Ugomba umubiri buriya akenshi wubakitse n'amazi. Izo mbuto, ayo mazi, hari amazi aba akoze mu mubiri, nk'ahandi usanga bakunyaje ukanyara izo nkari zo bita ntuza, usohoye inkari zinuka, zifite umuhumuro mubi. Kubera iki? nta mazi ufite mu mubiri, ugasanga ahantu bakunyarije haranuka nk'ahantu haraye ikisi. Sishaka kukivuga, ariko mwiyiteho ba mama, mwiyiteho, mwikunde, nawe ujye ugenda uvuga ko uri ifiyeri, umugabo wawe akwemera 100%. Ujye ugenda uvuga ko uri iboro y'umugabo wawe, kandi mumenye kurata abagabo banyu. Ujye wumva ko nta wundi mugabo mwiza ubaho ku isi usibye umugabo wawe, kubera uswara abagabo benshi, abagore benshi babaza ngo se ufite umugabo, ugasa nkaho utari fiyeri y'umugabo wawe. Wamushatse umukunze, niyo yaba afite ijisho rimwe cyangwa kuguru kumwe, ariko wamushatse wumva ko ari we uzaba papa w'abana bawe. Iyo ravu rero mwatangiranye mushakana izababere nziza kuzageza ku ndunduro y'urukundo rwanyu, kuzageza mushaje, mwuzukuruje, mufite n'ubuvivi. Nicyo nsaba Imana rwose hano kuri Rita TV show, kugira ngo ingo zanyu
mujye muzisigasira kandi zisaze neza. Buriya iyo umuntu yataye urugo, iyo umuntu yatandukanye n'umugabo we cyangwa n'umugore we, ni igikomere kibaho mu buzima ku buryo udahuye n'umuntu wenda ngo akikomore ushobora no gutora amashashe mu muhanda. Icyo kintu mujye mucyumva munagitinye. Wowe mugabo ushobora kwiyumva ukavuga uti njyewe umugore wanjye nta masexe neza, bwa posteri ritayirwa twigisha nta byagenda, reka njye hanze mbishake. Wagera hanze ugashaka ukaguha, yakaguha si iminsi ngahe. Buriya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo wirukana umugore uguguna igufa ukazana uri mirabunguri. Ushobora kwirukana wa mugore wawe ngo nta kinyuma yaguhaye, ugasanga uwusanze noneho yego kinyuma arakaguha, akagwa na posteri zose zishoboka, ariko umva ugasanga ibyo akora birarenze, ugasanga ibyo akora birarenze pe. Rero ikintu nabashishikariza ni ukuri mwihangane bagore beza, mujye mutanga sexe neza. Abagabo nta kindi kintu bakunda mu buzima, ni inkoko se birirwa bazirya, ni ukugeza, ni ugusohoka se ku mabici birirwa bajyayo, n'ubundi babavuye iyo mu kazi, babagiye mu mazu hehe hose. Ariko icyo bita sexe niyishimisha umugabo. Sexe niyishimisha umugabo rwose, ukamera neza, ukumva urugo rwawe ruratuje, ukumva ibintu bimeze neza, ukumva niyo mahoro ya mbere. Buriya mahoro ya mbere abaho ni ukuba umugore afite amahoro yo mu mutima kandi yatewe n'umugabo. Niyo nta biryo mwamufite, niyo nta cyo kunywa cyaba kiri muri urwo rugo, ariko mugahana amahoro, uzi ukuntu urwo rugo ruba rusa neza. Ariko naje gutekereza kugira ngo umugore cyangwa se umugabo umugabo abe yata umugore cyangwa umugore abe yata umugabo, naje gusanga ko aba ari Satani iba yabateye pe. Kandi akenshi biva mu miryango, cyane cyane kuko abenshi mu miryango bagaragara nk'abantu basa nk'ababakunze, ariko mu by'ukuri ujyanishije 100% abavuga ati runaka abayeho neza, agatangira akinjira umugabo. Ibyo byose mujye mubyirinda, uganiriza umugabo wawe mu w'inshuti yawe, niwe mwana wawe, niyo mfura yawe, muganire neza, umubwire ikibazo ufite, ntukazajya utinya umugabo wawe. Buriya biba bibi, ariko umugabo iyo muganiriye ukamuga ati njyewe aha hantu ndahabona ari ikosa, sinzi ndumva gusa ntabikunze, nawe buriya ageze hariya hirya niyo atagusubiza ako kanya, ariko iyo ageze hirya aravuga ati ariko umugore wanjye namubangamiye. Ibintu byose iyo mutaganiriye ngo mugire inama, naho ngaho bihera ko niyo mugeze muri izo sexe muraganira, ni hano se njye hano se mbikonze gutya se gutyo. N'urugo rero kurwubaka rugakomera, nta wundi muntu warukubakira ngo rukomere usibye wowe n'umugabo wawe, na wa gatatu waza. Niyo yaba bashiki b'umugabo, abo nabaza barusenya. 100% nabonye 98% kuri bashiki b'umugabo bavuga byinshi, ariko hari abeza hari n'ababi, n'abandi mu miryango aho hanze. Ibyo ntimukabyiteho, mwe urugo rwanyu mujye murwubaka, umugabo muhate sexe, mwikundanire, urugo rwanyu rube nk'ijuru rishya. Ubundi baze nyine babirebe ko mukundanye, basohoke bagende, mubakire neza, mubazimanire neza kandi mwishimye. Igihe cyo gutaha cyabo nikigera bagende. Ariko icyo gihe uzi icyo mbabwiye kugira ngo mukundane, kuko iyo mukundanye
iyo mukundanye we n'umugabo wawe neza mwumva ko muri umuntu umwe, nabo bose niyo baza bakavuga ibirenze abareba nka TV. Ariko iyo harimo ukuntu mufitanye ukuntu mutumvikana, aho ngaho rwose iyo baje bagakongeza baba bawurusora ngo wabyukaga, niyo waba utari umunyamakosa mugabo ubona ko ari umunyamakosa. Kubera iki? Harimo akantu katagenda hagati yanyu. Ubwo rero rwose n'abashishikari njyewe ikintu naje mbabwira cy'isomo nabaha rizabubakira kuzageza iteka ryose, ni ukumenya guha neza sex umugabo wawe, ukamenya kumutegura neza. Ntugatume umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe basohoka mu nzu mudakoze isengesho, kuko iyo midayimoni yose ibiri hanze ibi bashinyikiye ntibatakira. Ariko iyo mutwikirije amaraso ya Yesu, ndakurahiye nta muntu ushobora kumuhungabanya cyangwa ahungabanya umwana wawe. Wamutwikirije icyo bita umusayi wa Yesu, teware kisoboka. Njogede no ruganda obo omusajja wava waka musoke musabe omusayi gwa Yesu umutambulireko. Katawo nobwagenda wabweruwa nobwawura n'abakazi bameka tewali ekigenda mu maaso yadde n'akamu. Kati obo okuba egundi obosaba Katonda nukuvuga ngo igihe cyose umugabo yasohotse yagiye mu kazi yagiye mutwikiriza amaraso ya Yesu. Muragize Imana musengere kubita isengesho ntaho yajya. Abagore benshi mwaradamaraye, ntago mukibuka gusengera ingo zanyu, ntago mukibuka gusengera abagabo banyu, ntago mukibuka gusengera abana banyu. Kandi ibyo byose ni ibintu byubaka urugo rwanyu rugakomera, byubaka urugo rwose. Ikintu natangiye mbabwira, mwige guha sexe abagabo banyu baryoherwa. Nicyo se wamuha iki? Wamuha juice se, wamuha imbuto se, wamuha inkoko se, abirya buri munsi. Ariko ikintu cyatuma umugabo wawe yishima niyo agusabiye igihe kandi ukamuha neza. Ukamuha gute? Ukamuha neza. Ni ibintu biba biryoshye, ni ibintu biryoha rwose. Ese biba bibananije iki? Cyeka niba hari umugabo ushobora kukurongora amasaha abiri, aho niwe wavunika. Ubu ikintu udashobora gukora n'isaha irenga ni ibintu byakuvuna. Ihaguteka rese honyine biba birangiye, ba wahiye watukuye wabaye gutya. Mujye mugerageza, ntango zizasenyuka. Bakunzi ba Rita TV show, rwose mbijeje kugira ngo nzajye mbigisha mu byumve. Ni ibintu biba bibiri ize, ni ibintu biba byoroshye. Ahubwo ukibaza ni kubera iki umugabo wanjye ntaye, ni kubera iki umugabo wanjye ajya gusambana hanze, ashaka y'iki ntafite, ni iyihe mpamvu? Niyo yaba ari ingeso y'umugabo wumva itashoboka ko ayireka, iyo ugerageje ako kantu, ndakubwiye ngo birakunda byose, birakunda. Bakunzi ba Rita TV show, ndanabashishikariza nanabasaba cyane kugira ngo mujye mukanda subscribe, mukanda like and share. Rwose ndabibasabye. Tugana ku musozo,
ndagira ngo mbabwire rwose mbasaba icyo natangije ni ukugira ngo mujye muhata sexe abagabo banyu, mukibahe neza, mukibegereze fresh, ubundi n'umugabo akirongora uko ashaka, kirongora uko ashaka, impande n'impande, yakubita imbere, yakwinjira imbere, yakusiga amarangi hose abiryoshye. Nese wazanywe n'iki? Wazanywe no kurongorwa? Iyo wirirwa uva ndarushye ntunkoreho, ndarushye, cyangwa se ukanahunga umugabo ukajya mu cyumba cy'abana. Ejo naza n'undi mugore akamushyira hariya hafi y'iwawe, uzafu ujye kumukubita ibase mu mutwe. Uzafu ujye kumukubita ibase mu mutwe, undi nagukubite umwuko. Abagore ba runaka be baratabutse. Ubwo rero rwose ndangije mbabwira yuko mwabagore mwe mukora amaposteri ashoboka. Uwo mugabo niho muzamufatishiriza. Uwo mugabo uko yaba ameze kose, nta mugabo udakunda sex, ntawe. Kandi niba uzi faiblesse z'umugabo wawe ko arangiza vuba, mwirinde kukimuhata, mukorere inyuma, imbere mwinjireyo mugiye kurangiza. Murakoze cyane, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.